Turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques Channel, tukwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose kugira ngo abane nawe kandi Uwiteka kwishimire. Ni ukuri turabakunda ndetse tubibona nk'iby'agaciro kubana namwe kuko muri ab'ingirakamaro. Uwiteka yaturemye kugira ngo tubashe kumukorera. Ni ukuri ni byiza cyane, ariko ntabwo tuzamukorera tudafite amagara mazima. Ibyo byose rero Uwiteka yari abizi, niyo mpamvu yasizeho ibyaremwe nk'ibitubera ibyo kurya byiza bibasha kudutungira ubuzima bwacu, kandi bikatubera n'imiti ibasha kuba yagira ibyihindura mu buzima bwacu bitewe n'aho uherereye. Ntabwo nzi ngo uri hehe, sinzi ngo uri mu Rwanda, uri aha n'aha, ariko ndagusuhuje. Ntabwo mvuga ngo mwiriwe, ntabwo mvuga ngo gusa, navuga nti muraho. Igihe icyo ari cyo cyose ubonera iki kiganiro, wumve yuko ngusuhuje kandi nkwishimira. Turabakunda, muraba agaciro. Wowe rero mushyashya, tuguhaye ikaze kuri channel Musabyimana Jacques, tukubwira ngo kuri ibi biganiro byiza bikunda kunyuraho, kanda subscribe, ukande like, ukande comment, maze nusoza iki kiganiro nusanga kikureba ni byiza, nusanga kitakureba ejo hazaba hagezeho ikikureba, kizaze ukibone bitakugoye. Kandi ikindi, birashoboka yuko cyaba kitanakureba bitewe n'uko wiyumva yuko uri muzima, ariko inshuti, abavandimwe, hari igihe baba bafite ikibazo cy'umubiri. Niba bafite ikibazo cy'umubiri rero, nakubwira nti gerageza nabo ubagezeho iyi videwo, uyishayaringe nabo babashe kwivura. Nta mpamvu yo kugira ngo ibyiza tubyigumanire. Ni ukuri ndabakunda, muraba agaciro kuri njyewe. Uyu munsi rero twabazaniye ikimera cyiza. Numvaga ndi buvuge nko ku bimera nka bibiri, ariko byenda biraterwa n'igihe tuzaba tugezeho. Ariko nari nabazaniye ikimera cyiza. Iki kimera bacyita umukuzanyana, ngira ngo murimo murawureba kuri screen zanyu. Numva nifuza yuko tukivugaho. Umukuzanyana rero iki kimera ni ikimera cyiza cyane cy'ingirakamaro. Kera ababyeyi bacu ba kera bakiriho, wasangaga cyari ikimera bakunda gukoresha mu bijyanye n'ubuvuzi, maze ugasanga ari abantu bahorana amagara mazima kubera kuba bafite iki kimera bita umukuzanyana. Ubwo rero nubwo twabaye nk'ababitaye, ariko reka twongere tuwibuke. Mu gihe wafashwe n'uburwayi utazi ngo bugufashe gute, birashoboka kano kanya yuko wafatwa n'uburwayi nta mafaranga yo kugera kwa muganga, ariko byibura ukaba wafata iki kimera kikaba cyagufasha. Kimwe nuko ushobora no kuba uri mu bitaro ariko uburwayi bwanze. Niba ari ubu burwayi tugiye kuvuga hano, va mu bitaro uze urebe kino kimera, kiragufasha, maze nawe ushima Imana. Ni ukuri umugabo cyangwa umugore baremwe cyangwa barwaje abana babo, nta kimana yisigarije mu kugaragaza urukundo rwayo ku muntu ibicishije mu byaremwe ngo bituvure ibyo nyine binadukingira indwara. Uwiteka ntacyo yisigarije, yashatse kutubwira buri kimwe cyose ku bijyanye n'uburwayi tuba dufite. Rero mureke tujye dukurikirana ibi byaremwe, kuko si twe twabyisizeho. Ndetse nawe uvuga uti njye
ntabwo nanywa ibyatsi. Ndagira ngo nguhishurire ibanga utaruzi yuko n'ibi binini unywa bikorwa mu byatsi. Inshinge uterwa zikorwa mu byatsi. Rero ndagira ngo nkubwire yuko ibyatsi kuba twabikoresha nta kibazo, gusa ukabikoresha mu rugero, kuko ibyatsi iyo ubikoresheje nabi birakwica, ariko iyo ubikoresheje neza birakuvura. Ni byiza rero yuko tubyitaho. Uyu nguyu yitwaga Dr. Seth, yaravuze ati aha mu isi Satani n'abashakashatsi benshi bagerageje guhisha ukuri kw'ibimera. Ukuri kw'ibimera ni ikintu bashatse kugenda bahisha, banga yuko bagaragaza yuko nyine ibi ngibi byaba bikora. Imiti y'ibyaremwe ngo bashatse kugaragaza yuko nta mbaraga ifite, nyamara ibyaremwe ni umuti mwiza cyane. Ibikomeye niyo miti, iyi niyo miti y'ibinyabumara, ngo niyo miti y'ibinyabumara iva mu bazungu. Ibi ni ibintu byinshi yagiye avugaho, byinshi, ariko reka dufate nk'akanya gatoya twivugire kuri iki ngiki. Ese wari uzi yuko kera mu gihe cya mbere ku babyeyi bacu nta mugabo wabashaga kubona udafite ibiro guhera kuri 50 kujya hejuru, udafite ibiro 50 kujya hejuru. Ariko ikintu gisekeje, ubu kano kanya dusigaye turiho dufite ibiro 40, 30, 20, ibiro 50, n'uwakabije akagira ibiro 100, uwo nguwo tukamubara nk'igitangarirwa. Nyamara icyo gihe byarashobokaga yuko umuntu agira ibiro 150. Kubera iki? Ni uko ibi bimera babyitagaho. Umugabo bita Kenisi niwe ukunda kuvuga ngo niba ushaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa, ngo nurye nk'iby'ikimasa kirya. Rero ibyo abavuga hari aho ababikura, hari amakuru aba abifiteho. Noneho wari uzi yuko kera muri ibyo bihe bya mbere nta mwana, umukobwa w'imyaka 13 atashoboraga gusama, ariko ubu kano kanya tumaze kugenda tubumva 13, 9 bagiye babyara. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ntabwo ari ikibazo cy'abo ngabo babyaye, ahubwo ni ikibazo cyacu turi kugenda tutita kuri ibi bimera Uwiteka yagiye aduha. Ese wari uzi yuko kubona abarwayi ba kanseri, diyabete, umutima n'ibindi birwara bidakira byinshi n'akaga twatewe, ari akaga twatewe no kudaha ibyaremwe Imana yaturemeye? Mwari muzi yuko kera nta diyabete yari iriho? Mwari muzi yuko nta kanseri yari iriho n'izindi ndwara z'ibyaduka? Kera indwara yazaga yari malariya, iyo ngiyo bakagukubita imiti ukahita ugakira nta kibazo. Ariko se izi ndwara z'ibyaduka mwari muzi yuko nta zari ziriho? Zizanywe n'iki rero? Ni uko hari ibyo twamaze kugenda twegezayo, kandi byari kugenda bidufasha. N'ibindi twavuga byinshi, ariko nimureke twongere tugaruke ku isoko, tujye dufata n'ibi byaremwe bitubere ibyo kurya, kandi bitubere n'umuti udukingira, kandi bitubere n'umuti utuvura.
ako rero kari akari gaciyemo. Reka twirebere ahubwo zimwe mu ndwara nkuru umukuzanyana uvura, zimwe mu ndwara nkuru uyu mukuzanyana uvura. Ibyo byari biciyemo kugira ngo twibuke mu bihe bya kera, nubwo byenda se nyine abenshi tutahazi, ariko dufite amateka yaho menshi rwose. Ku mukuzanyana rero imwe mu ndwara ivura, ushobora kuvura kubabara umutsi mukuru wo mu nyonga y'itako. Ubwo iyo mvuze umutsi mukuru, ni kwa kundi ujya kugenda ukumva noneho no kugenda biri kwanga, utangiye gutera isekuru kandi atari ko wari usanzwe. Igihe ufite icyo kibazo rero, banza umenye yuko uwo mutsi wamaze kugira ikibazo, ariko umuti uri hafi cyane uwuguha ni uyu mukuzanyana. Iyo uwo mutsi munini ugize umuntu, uwo mutsi munini ugize umuntu, uva munsi y'ugutwi ukamanuka mu maguru. Iyo ugize ikibazo, abenshi bitura mu bitaro bakahata amafaranga menshi cyane y'amamiliyoni n'amamiliyoni, kandi umuti bari bawufite hafi, maze bakajya gutanga amamiliyoni atabarika kuri iki kibazo. Fata rero, kugira ngo uwuvure rero, fata amababi y'umukuzanyana, imizi yawo, amababi y'umukuzanyana n'imizi yawo, ubironge ubiteke, ujya uranywa mu litiro y'umutobe. Hari n'amababi, uravanga n'amababi bita y'ikimera bita bideni pilasa. Reka nze ngishake kuri interineti nkibereke, ariko ubasha kuba atakibona nta kibazo. Dufite abantu benshi bashobora kutugezaho ibi byatsi, n'iyo byaba bitari kuboneka hano mu Rwanda, ariko twabitumiza no hanze bikaba byatugeraho. Utazagira ikibazo ngo ni uko ufite iki kibazo, waduhamagara kuri iyi nimero. Uravanga n'ibibabi ya bideni pilasa, ubironge ubiteke, uzajya unywa muri litiro y'umutobe w'indimu mu gitondo, saa sita, mu ijoro. Ufata ibikombe by'umuti, ubyikandisha ibikatsi. Ufate n'ibikatsi by'uwo muti ukabyikandisha aho ubabara mu minsi 10 yonyine, uba urokoye amamiliyoni wari kuzatanga kwa muganga. Uyu muti rero wa kiriya kibazo cyo kuba wagendaga neza, warangiza ugatangira ukumva ntibikiri gukunda, tangiye gutera isekuru, urimo urababara, nguyu umuti. Kandi ndatekereza wa muntu we wari wambajije umuti, ubwo ndawukubwiye. Nyuma yaho numpamagara umbwira ngo wampaye umuti, ndaguca amafaranga wowe, kuko uzaba wagize ubunebwe bwo gukurikirana izi video. Izi ni video nziza cyane zigenda zibafasha mu kuba mwakwivura. Hari nk'abarwaye, abana barwara inzoka, cyangwa se ababyeyi barwara inzoka, ugasanga inzoka zarakuzengereje mu nda,
ni ikibazo gikomeye. Sekura imizi y'amababi y'iki kimera uyinike muri litiro y'amazi, urajya unywa inshuro 3 ku munsi, ikirahure mu gitondo, saa sita n'umugoroba. Urabikora gutyo, imizi n'amababi y'iki kimera ubyinike muri litiro y'amazi, urajya uranywa inshuro 3 ku munsi, ikirahure mu gitondo, saa sita, umugoroba. Urakira neza nta mafaranga ugiye gutanga. Ibi byose ndimo ndabikubwira wa muntu we, nta mafaranga ngusabye, gerageza wivure. Icyakora nubikerensa nyine ndaza kuyagusaba, kuko uzaba wakerenceje imiti. Cya gatatu, ku bagore bashaka kudasama ubwo tubivuge gute mu kinyarwanda, kudakurikiza imburagihe. Ku bagore badashaka kudakurikiza imburagihe, nguyu umuti nawo bagejejeho. Ndakeka yuko ibi ngibi byo abantu benshi baraza kubyumvira ku gihe, kubera yuko iyi si dutuye irimo iratujyana ahagoye. Uraza gutwarwa n'umubiri, ubyare abana benshi, ejo bakunanire kubarera. Ntekereza yuko nta mubyeyi ubyishimira, ariko uyu muti wabonetse kugira ngo muze kwifasha kuba mutabyara imburagihe. Mwa bakobwa mwe, mwa babyeyi mwe, nguyu umuti utarinze kujya gukoresha onapo ngo usange ikugizeho ibibazo. Umuti kamere. Rero dore ukuntu uwukoresha: kunywa cyane umuti w'amababi y'umukuzanyana, cyane cyane hagati y'umunsi wa 12 na 16. Urabe wa muntu we uzi kubara ukwezi kwawe ukuzi kukubara simbizi, ariko hagati y'umunsi wa 12 n'uwa 16 ibande kuri iki kimera, ujye unywa amababi. Mbere y'uko imihango iza, biragufasha, bikagabanya impamvu zo gusama. Ibi bintu biragufasha ubashe kwirengera, urengera n'iki gihugu, kuko igihugu ntidushaka kugiteza ibibazo, usanga kigumya kidufasha mu byo natwe twakagombye kuba twifasha. Ku bananiwe ukwihangana tutarinze kurya ibinini n'inshinge byakwangiza amagara yawe, koresha iki kimera, kiraza kugufasha. Simbahaye umuti se? Nyamara rero murajya munanyishyura. Icya gatatu, umuntu urwaye inkorora, anjine n'ubugendakanwa. Ubwo murumva yuko harimo n'abana bajya barwara ubugendakanwa, nabo twabagezeho. Rero niba ufite icyo kibazo, urwaye inkorora imwe yanze gukira, urwaye anjine irakuzengereje, urwaye ubugendakanwa, dore umuti nguyu nawuzanye. Fata imizi y'umukuzanyana, uyironge neza, amazi meza inoze, unoze neza. Ujye ushaka buryo ki kanje nyine ubikanje neza, ujye umira agatonyanga, umira amazi yaho, urakira. Byibura ujye ubikore 2 ku munsi, iminsi 2 cyangwa 3, uraba wakize iyi nkorora yakuzengereje.
aya anjine yakuzengereje, ndetse niba ari n'ubugendakanwa, ibyo byose byagiye ku ndwara z'abana zandurira mu kanwa. Aha naho abana bakunze kwandura indwara, cyane cyane ku bana batoya, ugasanga baranduye indwara. Ariko cyane cyane mwa bantu mwe muza mufata abana ugasanga muri gusomasoma, kandi mu by'ukuri ushobora kuba hari indwara wiyiziho, warangiza ukajya gusomasoma umwana. Uwo mwana w'uruhinja ibyo bikurimo bibasha kumujyamo, ugasanga biramwanduje, ugasanga umwana ntamerewe neza, kuko wowe uri mukuru uzi kwikontorora, ushobora kumuterura ugasimbiza akagira ute, ariko ntutume hari bagiteri zawe zikuvamo ngo zijye muri wa mwana. Rero abo bana se yibirandura, ntashyuhe cyane ku buryo yibirandura, umwana uzajya umwogesha mu kanwa buhoro buhoro, wa mwana bwa burwayi burakira. Twavuga byinshi ntitwabimara ku bijyanye n'umukuzanyana. Uvura ibintu byinshi cyane, uravura pe. Umutwe ubabara uruhande rumwe, uyu mukuzanyana ubasha kugufasha. Uvura ibintu byinshi, nk'umutwe ubabara uruhande rumwe, ufata imizi byawo ugasekura, ukomeka ku ruhande rumwe, ujye ukuriraho aho ngaho, urakira. Ni byinshi rero, na za malariya, kubabara mu gatuza, ibi byose uravura. Diyare uravura, na macinya iterwa na mibe ubasha kukuvura, n'abagumiza. Ni ibintu byinshi, uyu mukuzanyana ubasha kukuvura ibintu byinshi. Rero gerageza ubashe kwivura, witungire amagara mazima, kuko ni iby'agaciro. Nari kubabwira